igihe kimwe nigeze kurya uburoko bw'amabwa nzira kwiyita DPC kubera inshuti mbi. Hari weekend ari nimugoroba njya gusura abajyama b'inshuti zanjye, ngeze muri geta ahantu baba bagura ububyeri turanywa turenjoyinza aho ngaho, ariko ntazi ko bacomoka mugi. Hashize akanya mbona batangiye gucoma, baba baranyongoje ngo kururaho wumve. Ndababwira ati mumbabare rwose ibi nta bunye mbishobora pe, byarananiye. Barakomeza barampenda henda, ariko kubera isindwe ndemera mba nkwezeho ntangira kwitsamura. Ntangiye kwitsamura barambwira impamvu witsamuye ngo nuko ukuruyeho rimwe, ngo ngere ukurureho. Nkuruyeho hashize akanya mbona ibintu bitangiye kumuvinga, ibyari ibumoso bijya iburyo, ibyari iburyo bijya ibumoso. Ndavuga se ko mbona ntazi ukuntu ibintu byahindutse. Barambwira ngo ngurongera umweho byahita bisubira mu buryo. Ndongera nkururaho, nkuruyeho hashize akanya mbona noneho ibintu biri kugenda, ngo mbona amazu, mbona ibiki byose biri kugenda. Ngo ninde wari wabona za nyuguti zikunda kuba utubari kuri za club nini, za nyuguti ziba zikozwe mu matara, ubona ukuntu ziba zigenda zimuvinga. Ngo nuko nabonaga ibintu byose biri kugenda. Barambwira ngo ongeraho, birongera bisubire mu buryo. Ndongera nkururaho, nkuruyeho cyo koza mbona birahagaze, ariko nkabona birimo biratitira, nubwo bihagaze nkabona biratitira gutya. Ndavuga ati wapi ntabwo nongera. Hacize akanya ndavuga ati kanitahire, ndabasezera uko nta handi mu nzira ngenda, ahubwo rurimo ruragenda runkora byanyabyo. Ahantu ntaha nca ku kigo cya polisi, umuhanda nyuraho ntaha nca imbere ya polisi. Ngeze kuri polisi numva nabaye DPC byanyabyo, atari ukuvuga ngo ni ibitekerezo cyangwa ni ibindi. Oya, numvaga uko mpagaze, numvaga ndi DPC byanyabyo. Ndangije ndavuga nti mbere yuko ngera mu rugo wabanza nkaca hano ku kazi nkareba abafungwa barayemo, bamwe nkabafungura. Mba ndinjiye, nasanze abapolisi bari ku burinzi, bo bari bazi ngo ni umuturage uje gutanga nk'ikirego. Ndababwira nti bite, bati ni sawa. Ntise abafungwa barayemo ahangaha ni bangahe? Barambwira ngo iki? Nti abafungwa barayemo ahangaha ni bangahe? Barambaza bati urabibaza nkande? Ndabakangara ati we, ndakubaza abafungwa barayemo ahangaha ukabishanya nanjye? Bumvishe mbakangaye baravuga bati ubu ngubu wasanga uyu ngo ari umufande bazanye mushyashya, tukaba tutabizi kubera ko tutahiriwe, tukaba tuje gukora ijoro. Umwe baravuze ngo kanjye kubabara, ariruka ajya kubabara, sigarana n'umwe aho ngaho. Sigaranye n'umwe aho ngaho, hari abapolisi bandi bari hirya. Barangije baza kureba, baravuga ati turebe uno muntu uri gukangara abantu. Baraza baranzenguruka aho ngaho. Bamaze kunzenguruka, kayaga ka ninjoro n'akabeho uko kagenda kanyinjira, mbona ntangiye kuba nomo, mbona mu mutwe ntangiye kuba muzima, ibintu bitangiye kuba bizima. Urumva ntabwo nari nanyweye rwinshi. Nkimara kuba muzima mbona ndi kuri polisi, mbona abapolisi banzengurutse. Ndavuga ati karabaye noneho, ubu nibwo ngiye gusobanukirwa icyatumye inkoko inywa amazi ariko ntinyare. Hashize akanya wa mupolisi abaraje, abaravuze ati harimo abafungwa 29. Ndavuga ntiye, arongera arambwira ngo harimo 29. Ndangije ndamubwira nti nubwo ni 30. Baba barambajije ngo 30 gute se 29 na 30 bihura bite? Nubwo nyine nanjye mu nyongereho tubaye 30. Hari igihe umuryango ujya aho ngaho ukanzengereza
shaka umugore, shaka umugore, shaka umugore, shaka umugore. Ubwo nta rusoni ujya mu nzu ya wenyine ukaryama ukumva ufite ubwenge. Ese ubwo ngubwo ufata inkono ya wenyine ukarya ukabimira bikamirika bikarenga umuhogo. Ibiri umwe birya na babiri. Shaka umugore wa gisambo wambwa we. Reba bawe nakumva banzengereje nkavuga mana reka mushake nkira abantu. Narangiza urugo nkarupanga mu mutwe. Nkabona ni nka filime. Hicara ahantu hamwe nkavuga reka mbanze ndeba agafilime kanje mfite urugo. Najya kubona nkabona nazanye umwana w'umukobwa turahararanye. Aranyita hani nkamwita Sweetie. Najya ku kazi akantelefona wirute nanjye nkamubaza wirute. Akambwira utahe kare dusangire sinabirya jyenyine ngo mbishobore. Nkataha nkasanga utuzi two koga yaduteguye dushyushye tugasangira dutamikana ibintu ari ruzungu. Igihe kikagera gatwita sasa kwa muganga buri munsi kwikingiza guca muri ecography ngo barebe uko umwana ameze mu nda. Rimwe akanihanga umwana arebye iburasirazuba nkamwirukankana kwa muganga agaca muri ecography. Ikindi gihe ngo arebye mu majyepfo, ikindi gihe ngo arebye mu majyaruguru, ikindi gihe ngo arebye iburengerazuba. Byose nkamwirukankana kwa muganga. Ayo guca muri ecography buri munsi akanshiramo. Igihe kimwe nabwo akaniha umwana ngo sindi guhumeka neza ngo anteye umugeri ku gihaha. Ikindi gihe ngo umwana ngo arahagurutse ngo ankubita umutwe ku mutima. Yebaba we. Ariko igihe kikagira umwana akavuka aya pampa agatangira kamvamo. Pampa ya pampa ya pampa ya pampa ya pampa. Muzi inshuro bahindurira umwana pampa byibuze agakira ni 4 ku munsi. Kuba n'imyaka 2 umwana amaze kumenya kuvuga ngo po. Igihe kikagira umwana akajya ku ishuri minervare, amakayi, ikaramu, lakirete, umukubuzo, toilet paper, ikaramu yatakaye, ikayi yatakaye, umumotari umujyana ku ishuri, umugarura. Yewe we. Igihe kikagira umugore akongera agatwita. Filimi gasubira hahandi nyuma. Bakababaye babiri. Umugore agahita nkarugukwa. Najya ntaha nkererewe asanga yifashe mu mayunguyungu ameze nk'ijyaga afashe akamamiyo mu ntoki. Ese ubwo ngubwo uvuye hehe aya masaha? Uvuye mu biraya byawe. Agahita ambwira ngo kandi ibyo bikweto byawe ngo bisige hanze ngo mba nikoropeye ngo ntunyandurize inzu. Yebwana navugira kuri telefone abo ni bandi ubuvugana nabo sinakurahe ngo ni bya biraya byawe. Yewe we. Kandi ubwo randi rodi amereye nabi. Ayo guhaha ni ngiye wavamo. Amazi yashize, umuriro washize. Najya kubona nkabona ya filime irangiye nabi. Ikarangira tipe ari upfuye kandi hasanzwe hapfa de bande. Nkahita nyamanika avuga ati oya ibirananiye reka nkomeze nitwa imbwa yewe mviriyemo muri circulation. Abakomeza ni mukomeze abarongora ni murongore ububwa bwanjye ndakugumanya. Mukomeze mu ntuke nta kibazo bitutse ntibyica. Nyamara isi yarwaye kera ahubwo ntitwabimenye. Ahubwo itwaye kuri breakdown. Ikibazo ni ukumenya ngo ni bande bayitwaye kuri breakdown. Ko hari ibintu biba bitumvikana. Sinumva uburyo umuntu w'umugabo ata umugore n'abana be agashaka undi mugore ufite abana nabo batawe na base. Ubwo akita ku muryango utari uwe. Ugasanga umuntu w'umugore atandukanye n'umugabo amuziza ko ngo umugabo amuca inyuma. Nyamara uwo mugore aho yagiye kuba ugasanga abagabo bafite ingo zabo bubatse nibaryamana nabo. Ugasanga umuntu w'umugabo arakumvisha uburyo abagore ari babi ko yari afite umugore bagatandukana akamutwara ibye byose akaba yaramukenesheje. Nyamara bwacya ugasanga uwo mugabo yashatse undi mugore. Umukobwa akakubwira ngo jewe sinashaka umugabo utagira amafaranga w'umukene. Nyamara yamubona ugasanga aba basore yangaga ngo nta mafaranga bagira nibaryamana nabo. Ugaca ahantu ugasanga hari icyapa cyanditseho ngo no parking. Nyamara wakwitegereza ugasanga hari imodoka zihaparitse. Banki ikakubwira ngo bahe tuguhe inguzanyo wubake inzu. Nyamara wareba ugasanga banki amaze ikoreramo saa yayo nayo irakodesha. Ugasanga ijambo ryitwa audio riratangizwa n'inyuguti ya A. Nyamara ijambo ryitwa auto riratangizwa n'inyuguti ya O. Umuntu agakora cyane kugira ngo yubake inzu. Nyamara uwamaze kuyubaka ugasanga arimo arayigurisha ngo ashaka icyo akora. Ukibaza ibi bintu ni ibiki? Ninde ubiri inyuma koko? Gasubiyemo ako kandi. Ntako nsubiyemo niba utumvishe wamaze. No. Mwabagabo mwe niba hari ibintu bibi bibaho mu buzima, nuguteretana n'umugore ufite umugabo aho kugira ngo mujye muri rogi
ukajya iwe mu rugo. Nigeze guteretana n'umugore ufite umugabo, ariko umugabo yakoraga akazi k'ijoro hara mu nganda imasoro akorera ku bimashini. Noneho umugore akambwira ngo umugabo we ngo nta mwanya muha, ngo umugabo arara mu kazi, ngo ku manywa akirirwa aryamye yinaniriwe, ngakongera agasubirayo. Umugore ntibirangiye tugiye mu miteretano nge nawe duhana gahunda yuko njya kumureba. Urumva arambwira ngo uze saa 2 ngo abana baba baryamye, ngo kandi n'abaturanyi ngo baba binjiye mu mazu, ngo nta watubona ngo atanga urugamba. Saa 2 ziba zirageze ninaze mu rugo rw'abandi. Wumva ubucucu. Naho umugabo afite ibyaha yakoze ku ruganda, bari kumuhiga ntiyabimenya. Ageze ku kazi amenya ko bari kumuhiga polisi na RIB, agaruka yiruka. Ntiyarazi ko baza hatuye, bari bamaze iminsi bamukoraho iperereza. Agarutse yiruka ahondagura urugi. Njye n'umugore turi mu byacu mu cyumba. Ati mama kanaka kingura. Umugore tumugabo araje. Baba we umutima wahise ungwa mu nda, numva ndapfuye. N'umugore nawe nuko yahise asa nk'utaye ubwenge. Ako kanya nahise nambara direct, nkandagira ku gitanda, nkandagira kuri garde-robe, nijugunya muri parafo. Kuri parafo hari akantu kakenge bajya basiga abantu bubaka amazu kugira ngo amashanyarazi amutse apfuye umutekinisiye yazinjiriremo. Mbaninazeyo. Umugore ahita ajya gukingurira umugabo, ariko umugore we yarazi ngo batuvumbuye. Nanjye niko nari mbizi. Umugabo abwira yinjira humagira, polisi zimugurukaho. Ati sheri, abapolisi bari kunyirukaho, ubabwire yuko ntahari, waherutse njya ku kazi, ngiye kuba nihishe muri parafo kuko hano hose bari buhasaka. Aho ndi muri parafo nkimara kubyumva, n'umugore abyumvise ko bansanze, nahise mvuga ati noneho ndapfuye burundu. Umutima wahise ugwa mu nda. N'umugore yahise ahwera, yicaye mu ntebe asa nk'ubuze ubwenge. Ndangije ndavuga se, nk'umuntu w'umunyamujyi mve mu bintu ntazi by'ubuginga bw'ahangaha kubera umugore wanyongoshe. Ubwenge sinzi ahantu bwavuye. Nk'umunyamujyi nyine, umunyamujyi buri ari adapta vuba vuba. Umugabo nawe acyurira kuri garde-robe akinjiza umutwe. Nahise nkacira hano mu bikora ndamukwega. Ndamubwira ati wari uzi ko twakubuze, wari uzi ko tutaza aho utaha. Ndamubwira ati ndagufashe sasa. Umugabo ati mbabara wowe kabyara we. Natamanuka tuba turamanitse. Tugeze hasi muri salo, polisi nazo ziba zirahageze, zitangiye gukomanga. Ntimwerushye namuzanye, ndamufite nguyu. Mba ndamubatereye baramujyanye. Umugore yari yahwereye n'ibyo byose byabaye, atazi ngo ni ibiki byabaye. Nyuma ndamukomanga, ariko nanjye ntimundenganye pe. Nanjye kwari ukwitabara mu bintu by'ububwa. Umugore mutekereza uko bigenze, kuko ibyo byose byabaye atumva, asa nk'uwarabye. Arangije wumva ubwenge bwabo aba yifashe hano ku mutima, ngo sheri twari dupfuye.